babajije ariko ntekereza ko bikadera 100% n'inyigisho n'ibibazo biri pirema theologique n'ibibazo biri muri theology cyane kuruta uko bijya mu nyigisho muri mu mwuka cyangwa se muri esprit twazigishijemo. Turashobora kubisubiza ariko mu buryo nyine bugufi nkuko bisaba kubisobanura cyane kandi ntitwabibonera umwanya. Ikibazo cya mbere babajije aho iri rembo riherereye. Ubwo ni irembo rya Efraimu. Yego. Ntabwo eskize nari no bisifije yanjye gusarara byangombwa ko nsoma amazi. Yego. Ntabwo twaje muri geography y'iri rembo ryonyine gusa kuko biba bidusaba nanone kureba n'ayandi marembo ari hehe yerekeye hehe. Yego. Gusa aya marembo yarazengurutse inkike yose uko ari 12, epfo hari 3, ruguru hakaba 3, iburasirazuba 3 n'iburengerazuba 3. kandi umuntu iyo tugiye mu nyigisho ziri zimbitse tuyaregurupa mu matsinda, hari amarembo agiye gusa ahuje icyerekezo cy'inyigisho ukayashira mu matsinda agera ku matsinda 3. Yego. Ariko ibyo ngibyo ntabwo nashatse kubyinjiramo kuko igenderewe hano no kwiga tureba igisobanuro c'amarembo mu buryo bw'umwuka muri Yerusalemu yacu yo mu mwuka. Irembo rya Efurahimu rero ryari riherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba ita Haramu. Biba bisaba kujya muri etide cyane tukagaragaza iyi Haramu iri hehe kandi ntaco byaba birimo bitungura kinini cyane. Ikindi kibazo babajije ngo Efurahimu na Manase bahawe imigabane mu Bisiraheli. Yego. Kandi tuzi yuko abahawe imigabane na Yoshua bamaze gufata Kanani hagabo imigabane 12. Yego. Kandi Abisiraheli abana ba Yakobo bari abana 12. Ni ukuvuga ko buri muryango cyangwa buri nzu yagombaga guhabwa umugabane. None imigabane ko yabaye 12 kandi nabano bana bombi baragabanye, ubwo byakagombye kuba igihugu caragabuwemo imigabane 14. Abaza tese basimbuye bande. Irisubiza rwose ku bantu basoma Bibiliya, nta nubwo bisaba kujya muri theology no gusoma. Aba bana bombi iyo usomye niko Bibiliya ivuga ngo Yakobo aravuga ngo abangaba babaye abana banjye. Yego. Yabatse Yosefu abagira abana biwe kandi abahereza ko kuzagira umurage mu bana ba Yakobo. Bageze Kanani, iryo jambo rya Yakobo bararyubahirije. Kanani kandi bagombaga nanone kugabura kuko narindi 12. Rero zavuyemo ni inzu ya Yosefu n'inzu y'Abalewi muzi yuko batari bafite umugabane, bari baratorewe gukorera Imana. Nta mugabane bigeze bahabwa. Aba bana rero nibo bagiye muri iyo myanya yombi ko ari 2. Ikibazo cya gatatu babajije ku gice kiri muri Hoseya igice cya 7 n'umurongo w'8.
kugeza ku murongo wa 9 ni igice cyasaba ko tukiga twitonze, tukiga na kino gitabo cya Yoseya ubwacu kugira ngo dushobore kumva ino verse bazanye yuko ubundi iyo ushaka kumva neza verse ntabwo ufata verse ubwayo ngo uyige, bigusaba kuba wahereye ku maverse abanza ndetse n'aheruka. Ariko ikibazo kirabaza ngo ko twavuze ko Efurahimu yatoranijwe cyangwa Imana yamutoranyije mu buryo bw'amahitamo yayo, hanyuma twajya muri Hoseya tugasanga baramutanzeho urugero rutari rwiza. Yaba Imana yarongeye kumuta? Ntabwo twavuga ko Imana yamutaye, ahubwo dusanga n'Abisiraheli ubwabo bose bwari ubwoko bwatoranijwe bari 12. Ariko buri gihe hari igihe tugenda dusanga hari igihe bakoshaga, bamara bagasanga aho bataye Imana ikabahana, ikanabateza intambara nyinshi bitewe n'uburyo baba bitwaye muri ico gihe. Icyo kimwe na hano muri iki gice harimo ibintu byinshi dushobora kwigamo, ariko byadusaba umwanya munini. Gusa icyo twavuga aha, havuga hejuru ya politike itarimo ubwenge, kuko batakiraga Egiputa bagahungira muri Ashuru. Ni ukuvuga bari abantu badahamye hamwe muri icyo gihe. Ubwo turavuga uyu muryango wa Efurayimu. Ni mu bijyanye na politike, nicyo gituma Imana yavuze yuko bameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Ibyo nabyo twaba tugiye kujya muri etide ndende cyane. Ikibazo babajije ngo niki cyatumye iri rembo ritaza ku murongo w'amarembo ari muri chapitre ya 3. Ntabwo ari ryo ryonyine, hariho n'irembo rya Mikva naryo ritari umurongo ritari muri chapitre ya 3, uri muri chapitre ya 12. Ibingibi nabyo ntabwo twamenya impamvu yabyo, kuko umwanditsi nuko yabyanditse, keretse niyenda iye muri etide approfondie tukajya noneho muri exegese no mu bindi bisa n'ibyo ngibyo, twagenda tumenya izo mpamvu. Kandi sinabonye n'umwanya uhagije wo kuba najya muri izo etide, ariko uwabajije namwumvise ko nk'umuntu usobanukiwe yuko ibibazo yabajije ni ibibazo biri purement théologique, ashobora kuba nawe afite n'ibisubizo, kandi atafite n'ibisubizo twazabishaka, dushobora kujya muri etide tukabona ibisubizo. Murakoze cyane. Tugize iminsi twarimo twiga hejuru y'amarembo 12 ya Yerusalemu, kandi buri rembo ryose twagiye turihereza igisobanuro kirikwiriye uko Bibiliya ivuga. Gusa nanone aha tuvuge yuko abantu barashobora kugenda batanga n'ibindi bisobanuro bitandukanye, kuko abigisha bose ntibashobora kwigisha ikintu cyo kimwe. Gusa ikiba kigenderewe ni mu buryo bw'umwuka icyo dukuramo. Yerusalemu ni iki muri iki gihe cya none? Yerusalemu ni umutima wacu, kuko Imana ntigituye mu buturo bwa Yerusalemu, Imana ntigituye mu ihema, Imana ntigituye mu rusengero rwa Salomo, Imana ntigituye twubaka, Imana ituye muri twebwe. Niho yimuriye ubuturo bwayo. Kandi niba Imana yarimuriye ubuturo bwayo muri twebwe, ni ukuvuga yuko tugomba kubaka ubuzima bwacu bukaba bwubakitse neza cyane. Uyu munsi turi burebe andi marembo 2 yarasigaye,
yego nayo turagenda tuvuga mu ncamakeya kuko ni amarembo asa n'afite ibisobanuro byinshi cyane tutakwinjira tuzabibonere umwanya. Hari irembo tugiye kureba rya mbere n'irembo ry'iburasirazuba. Iri ngiri barihuza n'ibintu bibiri. yego n'irembo ry'iburasirazuba ariko kandi rikavuga hejuru y'imyifatire y'iminsi y'imperuka, rikanavuga noneho hejuru yo kugaruka kwa Yesu. Ni ibintu bibiri, iminsi y'imperuka no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. yego ryari irembo rishaka kwigisha Abisiraheli yuko ibihe bihereza ibindi, ariko ibihe byose bizagira iherezo. Abisiraheli bakava mu bubata bwo mu isi, kuko itorero riri mu bubata, abakristo turi mu bubata bwo mu isi bw'umubiri, ariko kandi dufite site, dufite iherezo, dufite aho tuzabana n'umwami wacu iteka. Iryo rembo rero iyo barinyuragamo babaga bibuka yuko aha turi si iwacu, hano mu isi turi si iwacu, hano i Yerusalemu turi si iwacu, kandi rikaba irembo ryabigishaga kugira imyifatire ikwiriye myiza y'abantu b'abashitsi. Murabizi nimba hari abantu bagira imyifatire myiza ni abashitsi. Umuntu iyo ari umushitsi ntabwo ashobora guhita agaragaza inenge ziwe n'intege nkeya ziwe. Umuntu wese aribumbarika, aritwararika, akaba umuntu mwiza, akarara ijoro rimwe bwaca akigendera. Ubundi niko mu isi twakagombye kubamo. Nico Imana yashakaga kwigisha Abisiraheli, yashakaga kubabwira ngo iyi Yerusalemu muyirimo kw'igihe gitoya, muzayivamo. Hariho indi Yerusalemu ikwiriye, itunganye, itari iyi ngiyi. Kuko iyo Yerusalemu bari bayirimo bayiboneragamo intambara, bayirwaniragamo n'abanzi, bayirirwagamo n'inzara, bakuriragamo n'ibyorezo by'indwara. Ariko Imana irababwira ngo mugomba kubaka irembo ribibutsa kugira imyifatire myiza, ariko kandi mukabibutsa yuko mufite n'iherezo ry'indi Yerusalemu nshyashya muzajyamo. yego Rero muri ibi bice bibiri byombi ntabwo nza kubona umwanya uhagije wo kubivugaho. Ndaza kuvuga ku gice kimwe gusa, hejuru y'imyifatire y'iminsi y'imperuka, hanyuma kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo abandi nabo bazabivugaho. Niryo rembo ribanziriza irya nyuma abantu bazinjiramo, yuko iryo kuja mu ijuru cyangwa se ryo kwimuka tuva hano mu isi, niryo rembo ribanziriza irya nyuma, yuko irya nyuma ni irembo ryo guhagarara imbere y'intebe y'imanza. Niryo rembo tuja kureba, ariko naryo turavugaho igice kimwe, ntituvugaho ibice byose. Igice cya mbere rero kivuga hejuru y'imperuka n'imyifatire yo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ubuhenebere. Sinzi ijambo nimba ryumvikana neza. Bibiliya y'Ikinyarwanda niryo jambo ikoresha ngo ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Nicyo tugiye kureba, ariko tutarabireba, ubundi ikintu gihindura ibintu kuba bishya ni umuseke wa mu gitondo ukurikirwa n'imirasire y'izuba. Yuko ahangaha turimo turareba irembo ry'iburasirazuba. Twese uko tubizi, ntabwo izuba rijya rituruka iburengerazuba, buri gihe izuba rituruka iburasirazuba. Iyo izuba rero rigiye kurasa, mbere y'uko rirasa habanza kuzaho umuseke wa mu gitondo ugiye kugabanya umwijima, ugiye kugabanya ijoro n'amanywa, hanyuma umuseke ugakurikirwa n'imirasire y'izuba. Iyo izuba rije, umwijima uhita uhunga. Ibi nibyo bitwigisha kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, igihe kizaza kikatuvana mu gihe cy'umwijima
ikatuvana mu gihe cy'umubabaro, ikatuvana mu gihe cy'inzara, ikatuvana mu gihe cy'intambara, ikatuvana mu kwibaza no kurira no kuboroga, tukinjira mu kindi gihe cy'umucyo, aricyo gihe cy'ubwami bw'Imana, ubwami bwa Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo rero naza, azaza ari izuba rirasiye mu isi, maze umwijima uhunge, umucyo uze. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo azahindura ibintu byose kuba bishya. Ibisi ya mbere izavanwaho, ni ukuvuga tuzinjira mu yindi si itari yo, kandi ngo izuba ryaho n'umwana w'intama w'Imana. Amen. Amen. Iyo izuba rirashye, ibintu byose byagendaga nijoro birahunga cyane, biriya twita ibigenda nijoro. Umuntu arashobora kugenda nijoro ariko afite n'uburenganzira bwo kugenda ku manywa, ariko noneho hari ibintu bigenda mu ijoro bitagenda ku manywa, cyane cyane ibyo bintu aba ari ibintu biri danger, ibintu bitari byiza, ibintu bibona umucyo ubaye bikaryamba bikihisha, noneho umwijima waba bikaza bikabona kugendagenda. Ibyo bintu rero umwijima uvuyeho bisubira mu buturo bwabyo bwo kwihisha. Nico kimwe n'abantu bakora ibintu bibi, abantu bakora ibintu bitwikira umwijima, ariko umucyo waza bakigira nyoni nyinshi, bakigira abantu beza. Ni ukuvuga ngo hari igihe umucyo uzaza, hari igihe izuba rizarasa, hari igihe tuzava mu mwijima tukinjira mu mucyo, ariko bwami bw'umwana w'intama, ubwami bwa Kristo Yesu. Ariko reka turebe cya gice cya mbere navuze cy'imyifatire y'iminsi y'iyi si y'umwijima, cyangwa se ubuhenebere. Ibi ngibi nabyo biba birimo bituroza ngo ku minsi y'imperuka. Niko muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere niko hatubwira ngo ibigaragaza iminsi y'imperuka, imyifatire iranga isi iyo mu gihe cy'umwijima cyangwa se igihe cya nyuma. Iyo myifatire rero ni iyi ngiyi, ni myinshi ariko sinayivuga yose. Nahisemo nk'utuntu nka 3 cyangwa 2, ariko nuja gusoma kino gice cyose cya 3 cya Timoteyo urasanga bavuga hejuru y'imyifatire yo mu gihe cy'imperuka. Haravuga ngo hazabaho ibihe birushya. Icyo banza hazabaho ibihe birushya. Ibihe bivugwa hano bitwereka abantu bazarushaho no kumva ukuri kandi ntibakwihanganire. Mu isi abantu barashobora kurushwa n'ibintu byinshi. Abantu bararushe, turarushe, turakora, n'abadakora bararushe, abakora bararushe. Mu isi turarushe, ariko ko mu mwuka kuvugwa ahangaha ni ukuruha abantu batakicyemera kumva ukuri, ntibakwihanganire. Uwo ni wo muruho mubi kandi ubabaje. Nico kitwereka ibihe by'imperuka. Ntabwo bavugaga uyu muruho wo gukora, kuko uyu muruho wo gukora wo kuva kera kose no kuva kuri Adamu, Imana yaramubwiye ngo azajya ari uko yihishe icyuya. Ni ukuvuga na Adamu yararushe ntiyigeze aruhuka, n'abandi bose bararushe. Iyo usomye umunsi Yakobo yageze mu Giputa, baramubajije ngo ese ufite imyaka ingahe? Arababwira ngo iminsi yanjye yabaye y'uruzerero no kuruha, ngo imyaka yanjye yose yari yo kuruha. Kandi ubona yari umuntu watunze ibintu byinshi. Iyo ufite ibintu byinshi none ufite n'umuruho mwinshi. Ariko icyo bita hano ngo hazaba ibihe birushya, ibi bihe bivugwa hano bitwereka abantu bazarushwa no kumva ukuri kandi bakwihanganire. Muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba abarya. Ni ukuvuga bazaba bararushye,
iyo ikintu kikurya ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba kirwaye. Barwaye amatwi muri ico gihe cyangwa se muri iki gihe cya none, mu gihe cy'imperuka, mu gihe cy'ubuhenebere, ngo abantu barwara amatwi, abantu ngo bararuha, ngo amatwi yabo ngo azaba abarya, ngo yifuza kumva ibibanezeza, bakigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Yego. Uku niko kuruha gukomeye kuvugwa hano, ni ukuruha ko kudashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuruha ko kuba mu bubata bw'isi, ububata bw'ibyaha, ububata bw'ubuyobe. Yego. Kuko Bibiliya yavuze ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Nimba hari ikintu gikomeye kandi ikintu kibi, ikintu kiriho kandi kinagaragara muri iyi si ya none, nuko abantu badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu barushye umuruho wo kutumva Imana, amatwi yabo arabarya, kandi ngo bashaka inyigisho ngo zijyanye n'ico bifuza. Icya kabiri, ngo abantu bazaba bikunda. Yego. Abantu bazica itegeko ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Babajije Yesu baramubwira ngo duhereze itegeko riruta ayandi mategeko. Yesu arababwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, Yego. ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe bwose. Ngo hanyuma igeretseho ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu rero bagenda bava kuri ayo mahame y'Imana yo gukunda Imana bwa mbere, bava no Imana bwa mbere, noneho bakajya no kudakunda n'abantu, bakaba abantu bikunda, bakica itegeko yo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi mugenzi wawe bavuga ahangaha ni mugenzi wawe, ni umuvandimwe mugenzi wawe mu gakiza. Bene data, iyo urebye ukuntu intumwa zari zarubatse itorero, uko bari babayeho nk'umuryango, bari babayeho nk'abantu bizeye, koko bari banizeye nyine, bari bafite Imana imwe, umwami umwe, ndetse bari baranahuje n'ubutunzi. Yego turashobora kudahuza ubutunzi, ariko byagombye kuba byibuza buri muntu wese atekereza yuko umukristo mugenzi wiwe ari umuvandimwe. Biteye ubwoba kandi ntabwo ari byiza iyo ubona abakristo barengukanaho kandi bose bitwa ko ari abana b'Imana. Kandi ako gaciro ntabwo tukigatindaho, ko kumva yuko wagirana ikibazo n'umukristo mugenzi wawe, reka da, ahubwo wavuga ngo se ndagirana ikibazo na mwene data tuvukana mu murara, ukumva nico gifite umuremere, ariko gutekereza yuko ari umukristo byo ntabwo bigitekerezwa cyane. Kuko njya nkunda gutanga urugero rimwe na rimwe, turebe nk'ibintu byabaye mu Rwanda jenoside yakozwe n'abantu bangana gutya, kugira ngo igihugu bavuga yuko cyari gifite abakristo 90%. Bose bari abakristo 90%. N'uyu munsi ni ukuvuga ngo 10% niryo ritari abakristo, ni abayisilamu niyenda n'abandi badafite aho babarizwa muri ayo madini. None se icumi ritari abakristo niryo ryashoboye kwica abantu mu minsi 100, ryica miliyoni. Abakristo se 90% bari bagiye hehe byatumye badahisha abakristo bagenzi babo? Ni ukuvuga ko iri tegeko ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, gukunda umwana w'Imana mugenzi wawe, Bibiliya yavuga ngo mugirire abantu bose neza, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Tubane neza n'abantu bose amahoro, ariko cyane cyane abo dusangiye ubwami. Rero ikigaragaza imyifatire yo mu gihe cy'imperuka harimo abantu kwikunda, kudakunda bagenzi babo. Iyo dusomye Bibiliya tubona
umugani uri hariya Yesu yaciye muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25 cyangwa 25 hejuru y'umusamariya mwiza. Bibiliya uyu musamariya mwiza yakunze umuntu yasanze yakubitiwe ku nzira, amushyiraho umwanya wiwe, amutangaho n'amafaranga yiwe, amutangaho n'umutima wiwe n'imbabazi ziwe. Aramukunda, ntiyamukunda gusa, amukundana n'ibyo afite, amukundana n'urukundo ruva mu marangamutima yiwe. Aramufata, amwomoza ibisebe, amushyira ku ndogobe, aramutwara, amujyana mu bitaro, amutangaho idenariyo, aravuga ngo muzamuvure n'izizarengaho muzazimbaza. Ariko igitangaje, icyo Yesu yashakaga kwerekana ahangaha, yaravuze ngo uwo muntu wari wakubiswe n'abambuzi akagwa ku nzira, ngo umulewi yaraje, ngo umutambyi d'abord, umutambyi ahangaha bavuze umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ngo yaraje aramureba aratambuka. Umulewi bavuze nanone abera bose muri rusange, abakristo, yuko buri hari byari bigabanyijemo abalewi n'abatambyi, yuko abalewi bose baratoranyijwe gukorera Imana, ariko abatambyi bo bari bafite umwihariko. Noneho ngo umulewi nawe ngo ahageze nawe aratambuka, ariko umusamariya w'imbabazi ngo ahageze aramukunda. Ibi nabyo biratangaje, birashobora kandi no gushika aho dusanga abizera bafite ingeso mbi kuruta no batizera. Ba bandi batizera ugasanga nibo bafite ingeso nziza kuruta ba bandi bakagombye kuba bafite ingeso nziza. Abantu bazikunda. Kwikunda biba bivuga kutazirikana abandi, kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ngo azirikane mugenzi wiwe ngo abari bashira imbere. Icya gatatu, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zayo. Ubu nyine muri ibi bihe biragoye kubona umuntu utajya mu rusengero. Iyo ni kwera. Biragoye kubona umuntu utavuga yuko atazi Imana cyangwa atayemera cyangwa yihakana. Biragoye kumubona. Abantu bose bavuga ko bazi Imana, abantu bose bavuga ko bazi na Yesu Kristo, cyane cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, reka tubivuge gutyo, cyangwa se muri Afurika muri rusange, haba mu Banyarwanda, haba mu Barundi, haba mu Bakongomani, abantu bose usanga bavuga Imana. Iyo niyo shusho yo kwera. Abantu bose bavuga Imana, bemera Imana, barabatijwe mu mazi menshi, yabatijwe mu mazi makeya, udasengera muri iri dini asengera muri iri, ariko byibuze umuntu wese arasenga, n'utari umukristo asengera mu bayisilamu, nabo barasenga, nabo bavuga ko bazi Imana. Iyo ni ishusho yo kwera twitwikira mu idini, ariko ngo bagahakana imbaraga zo kwera. Mu gihe Yesu yaje ku isi, yasanze itorero ryubatse ku mihango y'idini neza, ni kimwe no muri iki gihe cya none. Nyakunda kubwira abantu ngo hari abakristo benshi bakunda idini kuruta ijambo ry'Imana. Edayeri bakunda idini kuruta Imana. Bashobora guhagarara ku mihango y'idini bakaba banakwemera no gupfa kubera iyo mihango y'idini, ariko mu by'ukuri atari ukubera wa mutima wo gukunda Imana cyane, ariko bakoze idini bararuha idini abariryo basenga, bariryo bagira nk'Imana yabo, kuko hari igihe bakunda idini binyuranye n'ukuri ijambo ry'Imana. Muri Luka igice cya 11 umurongo wa 38 haravuga ngo umufarisayo yararitse Yesu gusangira nawe. Ariko atangazwa cyane nuko Yesu ariye atajabise intoki. Iyo bavuga titire umufarisayo, nuko kuno muziko umupasiteri, abantu bari imbere y'ikitegererezo mu gukunda no gukorera Imana no kubahiriza amategeko yose y'Imana.
nibo bagombaga gutanga icyacumi ku rugero, nibo bagombaga gusenga ku rugero, nibo bagombaga gufasha abantu. Ni ukuvuga ngo bari abantu bubahiriza amategeko n'isabato. Umufarisayo atumira Yesu Kristo kuza gusangira nawe iwe mu rugo. Ariko Yesu ageze mu rugo arya adakarabye intoki cyangwa atajabitse intoki nk'uko umuhango wabo wari umeze. Umuhango wabo kwari kubanza ukajabika intoki. Babaga bafite ibibumbiro birimo amazi, waja kurya ukajabika intoki, ngo uko bisobanura yuko ukarabye. Yesu rero arya adakarabye intoki, ariko yashakaga gutanga isomo yuko yashakaga kuvuga yuko gukaraba kw'inyuma atari ko kwa ngombwa, ikiri ngombwa ni ugukaraba kw'imbere. Iyo usomye muri iki gice ugenda usanga harimo amagambo aremereye akomeye Yesu yagiye avuga muri iki gice cya Luka 11, aho yagiye abwira abafarisayo ngo muri indyarya, mwandyarya mwe. Abisubiramo inshuro zigera kuri 4. Yesu aramubwira ati, mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe, ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi. Tekereza uhuze bino bintu. Avuze igikombe ariko ntavuze igikombe. Aravuze ngo mwoza inyuma y'igikombe. Kigihe yo kavuze ngo imbere mu gikombe hasa nabi, akarasimbye aravuga ngo ariko mu nda yanyu. Ni ukuvuga ngo mugaragara inyuma, mwoza inyuma umubiri wanyu, imikorere, imvugo, iteye hanze ahangaha mugaragara ko muri abantu beza. Ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi. Iki ngiki nicyo kitwereka yuko abantu bari bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Hari ahandi yababwiye ngo mumeze nk'imva, ngo zubakiye inyuma zirimbishijwe, ngo ariko imbere zuzuyemo amagufa. Ni ukuvuga ngo uko mugaragara hanze n'uko mugaragara ni ibintu bibiri bitandukanye. Ugiye ku murongo wa 52 nanone muri iki gice cya 11 cya Luka 52, haravuga ngo muzabona ishyano abigisha amategeko, kuko twaye urufunguzo rw'ubwenge, mwebwe ubwanyu ntimwinjira. Tekereza aya magambo. Arababwiye ngo muzabona ishyano, ngo abigisha amategeko. Ubundi kwigisha amategeko nticyari icyaha, ahubwo nicyo bari bashinzwe, kandi nibyo byari na kuko muri ico gihe Yesu ataraza, itorero ryose ryari ryubatse ku mategeko 10 ya Mose, ndetse n'imigereka yayo dusanga hariya mu bitabo bya Mose. Bivuga hejuru y'imyitwarire, biriya byose byari bifite rero abarimu babyigisha, aribo bafarisayo. Kubyigisha bwabyo nta kosa ryari ririmo. Aravuga ngo muzabona ishyano abigisha amategeko. Ariko hari ikibazo. Ikibazo aho kiri ngo mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge, ngo mwebwe ubwanyu ntimwinjira. Muze gusoma kino kiki. Ikibazo rero ni iki ngiki. Ni gute abantu batwaye urufunguzo rufungura ubwenge, ariko ngo bananirwa kwinjira muri ico cumba c'ubwenge? Icyo Yesu yashakaga kuvuga aha nuko abafarisayo bacuritse ukuri kw'ijambo ry'Imana, bahisha ukuri nyako, bayobya abantu. Urufunguzo rw'ubwenge Yesu yavugaga ni ukuri kw'ijambo ryavugaga kuri Mesiya n'ubwami bw'Imana, ari Kristo Yesu wagombaga kuza. Kuva mu itangiriro havuga kuza kwa Yesu. Kugeza kuri Yohana umubatiza yavuze ku kuza kwa Yesu, ariko abafarisayo ntibigeze bemera Yesu Kristo.
kuba bataramwemeye yarazanye ubwami bw'Imana kandi aribo bari bafite urufunguzo, ni ukuvuga ngo ntibinjiye kandi noneho kutinjira kwabo ngo babuza n'abandi kwinjira. Yego. Ibyo rero ntabwo tubirebera gusa muri icyo gihe, ahubwo iyo tubikuruye muri iki gihe cyacu cya none dusanga ari cyo kimwe. Yego. Dusanga ari cyo kimwe, abantu babaye cyane abanyamadini kuruta kuba cyane abubahiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Nitwe dufite urufunguzo rw'ubwenge. Urufunguzo rw'ubwenge ni urufunguzo ufungura ubwami bw'Imana. Niko Yesu yavuze abwira Petero ngo nguhaye urufunguzo, ngo icyo uzafunga ku isi kizaba gifunzwe n'icyo uzafungura kizaba gifunguwe. Ni ukuvuga ngo ni urufunguzo rw'ukuri ariryo jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo rifunga kandi rikanafungura. Ni naryo abantu bagiye bakoresha, niryo Eliya yakoresheje afunga imvura, arongera ararikoresha rya jambo afungura imvura. Niryo Ezekiyeli yakoresheje amagufwa yari yumye ahinduka abantu barahagarara. Ni ukuvuga ngo twahawe ukuri, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana arirwo rufunguzo dufite mu ntoke kandi rufungurira abantu ubwami bw'Imana. Dufite misiyo dufite niyo kubwira abantu ngo nimwinjire mu bwami bw'Imana. Yego. Nimuhunge umujinya uzatera. Yohana yavuze bwa mbere atangira kuvuga, yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buje. Ni naryo jambo rya mbere, nibwo butumwa bwa mbere Yesu Kristo yavuze. Yaravuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buje. Yego. Ni naryo jambo rya mbere ryavuzwe umunsi wa Pentekoste, umwuka wera amaze kumanuka abantu bibajije ibyabaye. Petero arababwira ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buje. Amen. Icyo tubwira abantu n'uyu munsi duhamagariwe kubwira abantu, ni ukubwira abantu mwihane mwinjire mu bwami bw'Imana. Yego. Imana tubabarire cyane. Icya kane, ubwo nagiye mfatamo bimwe mu bintu byinshi cyane birimo hariya muri kiriya gice cyo muri Timoteyo. Icya kane ngo abantu ngo bazaba ari abantu bagenda ukundi. Abantu bagenda ukundi, ibi tubisanga mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 18. Haravuga ngo hariho abantu bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ngira, ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Yego. Abagenda ukundi ni abagenda ukubiri n'ubutumwa bwiza. Umukristo agomba guhuza ubuzima bwe n'ubutumwa bwiza. Mu gihe ubuzima bwacu budahuye n'ibyo twiga cyangwa twigisha, Yego. tuba turi muri wa murongo w'Abafarisayo. Kuvuga ngo twumvise ukuri ariko ntitwamenye ukuri. Yego. Twabwiwe ukuri ariko ntitwakiriye ukuri. Yego. Dufite amaso ariko ntitureba, dufite amatwi ariko ntitwumva. Niko Yesu yabwiye abigishwa biwe umunsi yaciye umugani hariya muri Matayo igice cya 13, acira abantu imigani. Abantu baje ku bwinshi cyane, abigishwa barangije baramubwira ati ariko databuja, ni gute wobona abantu bangana gutya ntubabwire amakuru y'ubwami bw'Imana, ntubakize, ntubakore ibitangaza, ntubemeze mu yandi magambo? Ababwira ngo bariya ntabwo bahakumva, ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ngo ariko mwebweho mwahawe kumva ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Arongera arababwira rero mwebwe abahawe kumva mbasobanurire iriya migani naciye. Arababwira umurima usobanura gutya, imbuto babibye zisobanura gutya. Uriya mugani wose yari yabaciriye arongera arawubasobanurira kuko bahawe kumva. Yego. Icyaduha abantu bagahabwa kumva. Abo Pawulo hano avuga ngo
abo yita abanzi b'umusaraba n'abadakorana n'abahakana agakiza, abagapfobya n'abagashikisha. Yego. Kuko aravuga ngo abo bagenda ukundi ngo kandi nababwiye ndira ngo n'abanzi b'umusaraba. Umusaraba ahangaha uvugwa kuri twebwe n'agakiza, n'abanzi b'agakiza. Abanzi b'agakiza n'abameze gute? N'abagahakana. Iyo kategori irahari y'abahakana agakiza. Yego. Abakabiri n'abagapfobya. Yego. Abagatatu n'abagatukisha. Ku musaraba niho ubuzima bwacu buhurizwa n'ubw'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Nukuvuga umusaraba watwunze n'Imana, ariko si ubwiyunge bwo kuvuga ngo twiyunge kubera yuko twari abanzi gusa. Muri iyo sanse gusa, ahubwo n'ubwiyunge bwo guhinduka umwe. Niko gufata matiere zibiri, kujya tujya dufata ifu tugafata n'amazi tukayavanga tugakoramo ubugari. Yego. Biba byiyunze, biba byabaye ikintu kimwe. Ubundi uko niko umusaraba watugize, umusaraba wishe ubwanzi, hanyuma uduhindura abana b'Imana. Kandi gutuma umuntu yitwa umwana w'uwundi nuko aba afite amaraso yiwe, aba afite DNA yiwe cyangwa se ADN. Baba maraso. Nta muntu witwa umwana w'umuntu badahuje amaraso. Yego wapfa kubimwitirira, ariko wose umwana wawe. Umwana wawe ni wa wundi wabyara. Umusaraba rero waduhinduye abana b'Imana. Niko Pawulo avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Yego. Wenyine akongera akisubiramo akiyikiriza akavuga ngo kandi niko turi. Ntabwo ari ibyo kuvuga gusa, turi abana b'Imana ngo kandi niko turi. Yego. Nuko tuzasa niko kutarerekanwa, ariko Yesu ekanwa tuzasa nawe. Ariko twamaze kuba abana b'Imana nkuko twapfanye na Kristo ku musaraba, ngo duhambanwa nawe, azuke aratuzura, ngo azamuka aratuzamura, ngo atwicaza mu isi y'umwuka ahantu ho mu ijuru. Turi abana b'Imana. Amaraso ya Kristo Yesu yaduhinduye abana b'Imana, kuko Bibiliya avuga ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo ryatubatuye mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Yego. Kandi ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo, kandi uwizera uwo mwana bavuye mu rupfu aba yije mu bugingo. Amen. Rero iki kintu cyo kuba abanzi b'umusaraba cyagombye kugaragara muri twe. Ikindi ni ukuvuga ko ku musaraba niho Yesu Kristo yatwungiye n'Imana, duhinduka umwe nayo, turiyunga tuba umwe, umuntu umwe. Niba turi umwe, twagombye kuba dufite na natire yayo, kamere yayo. Nimbona umwanya ndakubisoma mu gitabo cya Petero. Yego. Imyifatire y'isi ihora irwanya inzira y'umusaraba. Urwo rugamba tuba turimo. Yego. Reka turebe iri rembo rya kabiri rya nyuma, ryo rembo ryari risigaye, irembo rya Mitikati. Yego. Ivuga hejuru yo kwisuzuma no kujya ku ntebe y'imanza. C'est l'assiette de jugement de Jésus. Ni ukwisuzuma, ariko ukisuzuma uvuga ngo hari umunsi nzahagarara imbere y'intebe y'imanza. Hari umunsi untegereje, hari iki gihe kizashira. Yego. Mpagarara ahandi hantu hatari hano. Ubu buzima ndimo nzaburi kotinga. Yego. Ubundi iyo umuntu ari umukozi, buri munsi iyo akazi gashojwe akora raporo. Yego. Akavuga ibyo yakoze ku munsi. Nubwo utabukorera n'undi muntu, uramuka wikoresha ku giti cyawe, uramuka umukozi mwiza, nawe buri munsi wagombye kuvuga ngo niki nakoze none.
ukamenya ngo uyu munsi nakoze ABCD. Yego. Iyo utaramenya kubara ibyo wakoze ntabwo ushobora no kubara. Washobora no kubara ibyo uzageraho. Izaguhesha kubara ibyo uzageraho nuko uzaba ufite kuba warabashije kubara ibyo wakoze. Yego. Iri rembo rero ritwigisha hejuru yo kwisuzuma kuko iherezo ry'ibintu byose ni urubanza. Iyo dusomye Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 31 haravuga ngo tubanje kwisuzuma ubwacu titwashirwa mu rubanza. Ni ukuvuga ngo titwakagombye gutegereza yuko tuzacirwa imanza gusa, ahubwo icyangombwa cy'ibanze ni ukubanza wowe wenyine kwisuzuma. Yego. Iyo umuntu azi ko afite urubanza mu rukiko, arabanza akareba ingingo yamutsinda, Yego. n'ingingo yamurengera. Aho ngaho ni ku by'amategeko. Ni ukuvuga yagombye kujya yisuzuma akavuga ngo ubu buzima bwanjye bushushanya iki, busobanuye iki. Kuko biravuga ngo kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Buri muntu wese ngo azi raporo yiwe nyine. Ni ukuvuga raporo utajyana ni wewe n'ibyo wakoze byose bizaba biri inyuma yawe. Yego. Reka turebe umugani w'umwana w'ikirara utwigisha hejuru yo kwisuzuma. Yego. Ntabwo nabonye umwanya uhagije wo gusesengura kino gice, ariko nari nabyifuje umwanya umbana mutoya, ariko ndabasaba mujye kugisoma. Murasanga ibintu byinshi cyane uyu mwana aho yarari uko hari hameze. Muri Luka igice cya 17 umurongo wa 15 haravuga ngo nuko yisubiyemo. Yego. Mu yandi magambo yisuzumye, aribwira ati Yego. abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, nanjye nsinze hano. Ni ukuvuga icyo yaragiye gukora, yarimo akora uwo mwanya yaho zareba aho ari, aha mpagaze hasa gute, kwa data aho hasa gute. Yego. Ibi byo kurya ndi kurya bisa gute, byo kwa data bisa gute. Iyi myambaro nambaye isa gute, byo kwa data yo isa gute. Yego. Aka kazi ndi gukora gasa gute, n'akazi kwa data gasa gute. Icyo yamenye ko afite ahandi hantu h'uburuhukiro yatakaje. Yego. Iki yarakimenye. Aravuga ngo abagaragu ba data ni benshi kandi n'imitsima bakayirya bakanayisigaza. Yego. Yisubiramo. Amen. Iki ni ikintu cy'ingenzi umuntu wese yagombye guhora. Ni irembo twagombye kuba, irembo ryo kwisuzuma, irembo ryo gutekereza iherezo ryawe. Yego. Iyo bajya kugira ubwenge baba baratekereza iherezo ryawe. Tekereza iherezo ryawe. Yego. Hari ibintu uyu musore yatekereje mu kwisuzuma. Icyambere, yagaye aho ari. Yego. Yari hanze y'urugo, bivuga ko yari mu rubanza ruzamutsinda. Yego. Buri gihe iyo uri inyuma y'urugo, and the whole ya famille, inyuma yo kwa papa, inyuma y'iwanyu, inyuma y'aho wakagombye kuba. Yego. Iyo uri hanze
hanze tuvuga si ugusohoka ugiye ku ishuri, si ugusohoka ugiye mu kazi. Iyo uri hanze utakiba mu rugo, warangaye, warataye urugo, waratoro, urubanza rwose ruragutsinda. Yego. Amateka yawe arahinduka, izina ryawe rirahinduka. Ntubuke Kristo, umwana witwa ikirara. Yego. Umwana wese uri hanze y'urugo ntashobora kubona ibyiza byabo. Yabona ibyiza byo mu rugo ari hanze y'urugo. Iyo turi hanze y'urugo rw'Imana, ntidushobora kubona bya byiza Imana yatugeneye muri Kristo Yesu. Yego. Igitabo cy'Abaefesi igice cya mbere, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo nase ishimwe nk'uko yadutoranije muri Kristo Yesu, kandi yatugeneye imigisha yose yo muri Kristo Yesu isi itari yare. Yego. Hepfo akavuga ngo muri we, muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga muri we niho harimo n'imigisha yose. Twebwe rero dufite urugo. Yego. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 14 haravuga ngo Yesu abwira abigishwa aravuga ngo tumuhagarike imitima yanyu, mwizeye Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo ibyicaro, harimo amazu menshi. Ngiyaba atari impambi babwiye bagiye kubategurira hanyu ngo nzagaruka mbajyane. Ngo aho mwumva iryo jambo kiriza rivuga ngo aho nzaba ndi, aho ndi namwe. Ntabwo gusa ari ibintu byo muri fitire, ntabwo ari ibintu by'igihe kizaza. Ni urugo rw'uyu munsi tururimo, niho Yesu yadushize. Yego. Icya kabiri, yari ari mu mirimo itari yiwe yo kuragira ingurube. Yego. Kandi iyo turebye imirimo agombye kuba akora iwabo, niyo mukuru wiwe yasize akora, iyo mukuru we yakoraga, niyo uyu mwana yabanje gukora atarahabuka. Yego. Ntabwo kwari ukuragira ingurube. Ingurube ahangaha ni urugero rubi. No muri Bibiliya iyo bavuga ingurube bavuga urugero rubi. Yego. Yari umukozi ukora imirimo itari myiza, kandi ngo agasangira nazo. Yego. Ariko twebwe Data yaduhamagariye gukora imirimo ye. Bibiliya iravuga ngo kuko turi abo yaremye, kandi yaturemye gukora imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Ngo iyo Imana ngo yagenge tutari twabaho ngo tuzayikore cyangwa tuzayigenderemo mu gihe cyacu. Yego. Kandi iyo mirimo ni imirimo yo kwizera. Amen. Icya gatatu, yari yishwe n'inzara, kandi yishwa n'inzara mu rugo bari kurya bagasigasa. Yego. Kubera yuko yagiye hanze y'urugo. Mwibuke icyo turi kuvuga ni ukwisubiramo, kwisuzuma. Irembo ryo kwisuzuma, irembo ryo gutekereza, irembo ryo kumenya ngo hari igihe kintegereje, hari urubanza runtegereje, hari intebe nzahagarara imbere. Yego. Ukisuzuma. Tuzasuzumwa hariya, ariko byakagombye kuba byiza twisuzumye tukiri hano kugira ngo urubanza rutazatsinda. Yego. Uyu mwana yari afite inzara, n'uyu munsi n'ubu hari abantu benshi bishwe n'inzara y'ijambo ry'Imana. Barya ibiryo bituzuye bidafite intungamubiri. Yego. Ibiryo umuntu arya nibyo bimuha imbaraga n'intungamubiri ziwe zo mu mubiri nyine. Nimba mu mubiri wa Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka tutarya ibiryo bikwiriye, Yego. dufite inzara, dufite bwaki, dufite intungamubiri zikwiriye. Mu Baheburayo 11:9 haravuga ngo ntimukayobye n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Ibyiza ari uko umutima n'ubuntu bw'Imana Yego. udakomezwa n'ibyo kurya, kuko
ababiriye abariye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Yego. Hari ibiryo bitagirira umuntu umumaro, ngo ni inyigisho zitari inyigisho nzima. Yego. Tugiye muri iki kintu cy'inyigisho nzima, twavuga ibintu bikomeye cyane. Yego. Ariko tugomba kurya inyigisho nzima zihaza umuntu wacu w'imbere agahaga. Yego. Warabivuze turimo tuvuga hejuru y'irembo ry'iso ry'amazi, ari ryo jambo ry'Imana. Yego. Ndavuga ngo ribe muri mwebwe rigwiriye, ribe muri mwe rigwiriye. Jambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Nari busome Petero, ariko ndabona umwanya nkaho ugucitse. Gusenga igice cya kabiri cya Petero, igice cya mbere cya Petero wa kabiri, umurongo wa 5, aravuga ngo ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba byo kumenya neza umwana w'Imana Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Imana iturinde kugira ubuhumyi bwo mu mwuka, kureba gusa ibiri hafi. Uyu mwana w'ikirara iyo atajya kureba imbere yari kuzapfa agapfira hari. Ntabwo nakuzanye ngo mugeze mu rugo murebe amateka y'ukuntu yahindutse, murebe byose yamukoreye, dusobanure iriya myambaro yamwambitse, dusobanure iriya mpeta yamuhaye, dusobanure kiriya kimasa yamubagiye. Ibyo byose ntitwabigiyemo, ariko aho yari ari akenye no mu rugo. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego. Kandi ubwami bwawe buze mu migirire yacu no mu mikorere yacu no mu mitekerereze yacu ya buri munsi. Uduheze kumenya no gusobanukirwa ubushake bwawe, kandi uduhereze gusa nawe kuri byose. Aho dufite intege nkeya uduhereze kwisuzuma, Yego. kugira ngo tutazatsindwa n'urubanza, maze natwe fate icyemezo nk'icuriya mwana yafashe akava aho yari ari. Yego. Uturinde tutazamera nk'abafarisayo bari bafite urufunguzo rwo kumenya, ariko ntibarukoresha neza kandi batuma n'abandi batamenya. Uduhereze kugira ubwenge buboneye, utunganye, bwakira, busobanukirwa, bumurikiwe n'ijambo ryawe. Kandi uduhereze imitima itunze ijambo ryawe, uduhereze amaso ahumutse abona, uduhereze imitekerereze myiza ivuguruye, uduhereze kugendana nawe no kwishimana nawe umunsi ku wundi. Mwuka we uyobore kandi ijambo ryawe ribe muri twebwe. Turagushimiye Mana kubw'uyu munsi n'indi minsi yatambutse ndetse n'indi minsi iri imbere. Ijambo ryawe tumaze kuganira reka ribikwe muri twebwe kandi ribikwe ahabigenewe, ndetse umwuka we aryagwe anaritwigishe kuruta uko turivuze, maze ryera imbuto mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi imbuto zigumaho. Bisabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Mana yo mu ijuru.